twagarutse noneho tuvuye gukorera amafaranga ngaha dukoze inkuru we ni ibyo inkuru yidukoze pe ejo niriwe nganira n'inshuti yanjye inshuti yanjye cyane buriya abantu bashobora kumenya ukuntu turi inshuti mbayahaga yego rero ngo ubutumwa bwo kumutashya ko duhurira ubwira ngo yarayumvise arambwira ati komera mushiki wanjye umugabo mwiza uriya mugabo ni imfura cyane twaganiriye nimugoroba ubu turimo turasenga ngewe nawe ngo amahoro aboneke muri aka karere abantu bayage mwaganiriye se byo kuganira cyangwa mwaganiriye buri wese ari hakurya n'undi ari hakuno twavuganye kuri telefone bya kivandimwe ubu turi no mu gihe cyo gusenga ngo amahoro aboneke turimo turasenga ngo amahoro aboneke ku buryo ibintu byo kuvuga ko intambara ari igisubizo bihagarare ngo twitegure kubona ifoto yanyu ku mucanga Tanganyika none uwavuze ngo yiteguye kubona ifoto yanyu ku mucanga ku kiyaga kimwe giherereye mu karere k'ibiyaga bigari we nzajya ku rusengero rwe kuko abwiriza neza avuga ubuzima bw'isi mukunda ngomba kugera mu materaniro yo gushima Imana ko intambara yo muri aka karere nibura igiye gusigara irwanwa na bene yo abarundi bayivuyemo ko nta mpamvu yo kujya kwica bene igihugu bafite ibyo bapfa bayivuyemo wumvisha Uburundi ntabwo wabonye ko bwanditse ngo bakira 200 by'impunzi 20 by'impunzi biriya 20 by'impunzi harimo nka 10 by'ingabo rata nibyo kuko ingabo iyo byakomeye zikuramo imyambaro hari ahantu ugeze ubona amashusho y'abaturage ibihumbi n'ibihumbi bameneka none se ko ntari Uvira kandi abaturage bakaba bagaragaye biruka gusa bari abaturage birutse barambuka bagira bati ariko ndashaka ngo nkubwize ukuri niba 20 neva avuga yakiriye yego harimo 3 by'intera hamwe ndavuga FDLR wazarendo 2 urumva ubwo nibibaye 5 n'ibindi 5 by'abarundi batashye ari abafundi buretse nze mu kanya ngeremo nkoresha interview urebe uko bigenda barambwira bati twe twarababumbyi no buriya tubumba amavaze hari abafundi Uvira ababukavu ni bari abafundi reka Bukavu impamvu uvuga ko bari abafundi nuko Bukavu nta mirwano yahabereye nk'iyibaye muri ibi bice bikikije Uvira imirwano hano icyabaye rero uwo bacitse bakambuka Kavimvira akimangamanga ruguru asigaye arwana nka wa musirikare wa FARDC ngo warwanaga ngo azi ngo bakomanda barahatazi ko bagiye mu mato iyi ntambara yamara kumubana nyinshi ngo amaze iminsi narwana yahamagara ku byombo ngo batabara akabura umuntu yasubira pfa bakamubwira bati bafande bagiye kuwa mbere none ugeze kuwa 4 nawe akavuga ati niba gahunda rero ari gukizwa n'ibirenge nawe afatira baza mu Rwanda hano rero muri ibyo 20 yego nubwo wumva bitabaza ntabwo ari abaturage bonyine icyo kora abo baza gufatiraho umujyi ikindi kintu wenda tuvuye kuri ibyo wenda ryari burage yego impunzi wenda barobanura impunzi nibo bari bumenye ko ari abasivili ariko byanga bikunda mu byo mugomba kumenya mwibuke FDLR zavuye Kibumba amahirwe ariko ahari nuko mu Burundi mbere yo kwambuka umupaka wabo babanza kukwambura intwaro intwaro zo ziruzuye oya hari akantu ubanje kwitsa umutima habaye iki iyi ntwaro ntabwo bazibaka none se barazakande barazaka abantu batari abarundi bari gutaha urumva buriya kintu cyo kwita ngo baraka uwakazi bate nawe arimo ariruka oya none se nta basirikare bari ku mupaka b'u Burundi ese kankubaze wari wabona abasirikare bahunga biterwa n'aho bahunga bajya ndashaka kuvuga ngo abasirikare bahunga wabo kanywere uribuka abandi batageraga no kuri 200 bambutse Rubavu Goma bara ntibaje bazitwaye hejuru bazikoreye buretse mubwire nyine yego abahungu hariya barabakire babanza bashyiramo bya bintu bivuga ko cokoco nko bagiye kurasa abafite imbunda bose barazimanika batega amaboko
urebye akavuyo byateje kandi ari abantu batagera no ku ijana. Tekereza abasirikare nk'igihumbi barimo kukwimenaho b'igihugu cyawe bivanze n'abo bari bafatanyije muri iyo ntambara kubajogora uko bigenda. Cyokora wenda yakubwira ati turabakira nyuma tukajya tukura abantuza ibisambo tukabikura mu ngabo. ariko abasirikare mo bahunga cyane cyane nk'aba bari bari ku rugamba muri ibi bice bya Uvira bari bambaye iniforume baragaragara bafite n'ibyangombwa ku buryo se utabifite yagumye hakurya. urashobora no kuba agumye muri no man's land, abaturage basanzwe bakambuka. Uzi ibyo ngibyo uvuga ni igihe umurindi inyuma w'abaturage biruka bahunga amasasu bakumena nk'amazi. Cyokora icyo nemera bageze imbere mu gihugu igihe ikirunga kiruka yego ni ikirunga yego muri cya gihe cya covid abaturage bigoma bagahunga mu Rwanda. Wabonye ko ntawe basatse ku mupaka ntaki barabaretse bose baraza ariko barabagota babashyira kuri stade ntihagire ujya mu giturage. Ariko no kuva ku mupaka bari babarindiye ku ruhande nyine abapolisi bakagira nicyo kintu cyonyine Uburundi bwashobora bukavuga buti uza wese tugiye tuberekeza kandi aha twaharinze kugira ngo hatagira uducika akajya mu giturage. Yego nawe uburyo bimena hakurya bahunga mutashyizeho izo ngamba bakwinjirana rwose ku buryo bamwe ejo muzasangira icyayi kuri terasi. ubwo barimo uravuga ko barimo bahunga wenda nk'imbogo zibonye intare ahantu izishoyemo ishaka gutwara nk'akanyana kayo niko bari kuvuga. Ni muri ubwo buryo ubwo buryo urabworoheje. Ubu hari abasirikare cyane cyane abato barimo basigaye nibo baza gufatwa kubera ko habagaho kurasa abantu bakiruka. Icyo gihe hariho uwerekeza mu cyerekezo kitajya i Burundi yajya kugaruka agasanga aho bacaga ntabwo ari bene wabo bagihari, aho bacaga bahunga. ubu aho bagendaga yumva arimo asubira mu kigo aho yakoreraga agasanga sibo bagihari, akaza nyine akavuga ati urebye baransize njyewe nari nsigaye akamwakira. Ariko ikintu gihari intambara ihari ya mbere ni uko Wazalendo abarundi buriya bagize ibyago uretse niba abasirikare n'abahe bavuze ngo ingabo z'abakongomani ntizitozeka ni abacanshuro muri Romania barabivuze mwumva ntabwo bagize ibyago ariko abagabo barahangayitse. Abarundi bagize ibyago kurwanana n'interahamwe gufatanya na Wazalendo ugafatanya n'igisirikare cy'abakongomani kijagaraye kuriyo. Kijagaraye gite? Aho inyeshyamba ntiziragera mu mujyi ziri mu birometero nka 5-10 aho kugira ngo bitegure uko bagomba guhunga uko basiga wenda bahaye strategy abaturage kugira ngo batakira n'izo nyeshyamba aho kugira ngo bashyire ibintu ku murongo kuko umuntu gutsindwa si igitangaza ariko no kwiga uburyo uri buhungu uko batsinzwe kugira ngo nunagaruka uzagaruka ufite imbaraga. Ako kanya bakimenya ko inyeshyamba zibasatira batangira kurwana ubwabo barwanye bapfuye iki. Hari stock yo kwa Shadadi yari umuvunjayi barabizi ko hari amafaranga barakwataka barasa barashaka gutwara amafaranga bakoresha kuvunja. Kwa Romeo hari Burarirwa niba ari kuzitira company iyo irahari yo kwa Romeo kwa Romeo birahaba buri noneho ngo hari Burarirwa aho kugira ngo bagende batatse uwo muntu wacuzaga inzoga ngo mu byo bikorera abafande barimo barikoreza abasirikare batamakazi ngo bagendane inzoga agatangira gufata kugira ngo nyine kaze kubatera morale mu kanya bagaruke. Ikibazo ntabwo ari ukubatera morale. Yego niyo no kuri stock ya Romeo bakamubwira ati wampaye agakaziye kureba isi ngwiri nkagenda nywa aho kugira ngo uze umurasa mbere yo gutwara ikaziye. Uwo muturage se nawe wapanitse urumva yayiguha arayikwimira iki se ko azi ko n'ubundi agiye gupfa. Hari igihe anakubwira ati fata izo ushoboye ariko uri umurasa barimo bararasa abaturage ubwabo barasubiranamo. Hari uwashakaga gutwara amafaranga y'umuvunjayi Shadadi none komanda wa mbere yamutanzeyo kandi nawe ufite ingabo murabanza mu Rwanda ubwanyu murwana amafaranga y'umuturage mwiba. Buriya abaturage mu 2000 byose bakubwira Burundi bwakiriye. Yego nta wahunze mu Ventura bahunze Wazalendo na FARDC barwanaga barimo kwiba. None se Wazalendo na FARDC barwaniraga mu mujyi wose ku buryo abaturage bumva amasasu mu misozi bagahita birukankira akavimvira. Icya mbere
inkuru yabaye kimaboko mu Ventura urimo yinjira. Icya kabiri mu mujyi amasasu aravuga abaturage batangiye gupfa. Ubwo umuturage utahunga yaba afite iki? ariko urumva arimo arahunga amakuru y'inyeshyamba zirimo ziza kandi bababwiye ko nizihagera zibica. Buretse nkubwire nagiye Kibungo ahandi ngo nako Kirehe handi mu nkambi irimo abarundi. Kababaza nti mwahunze muti? Umuntu akubwira ati nyewe nari iwacu mbona igikundi cy'abantu benshi biruka bahunga inyuma numva amasasu nanjye nzana nabo. None se Skovisi nka kwakunda urukwavu mu ishyamba ipapa yikubise hasi? Nibyo nashaka kukubwira. Okay. Noneho umurundi akambwira ati twebwe tujya kugera hano mu Rwanda duhunga tuvi Burundi. Ati abantu barirutse ati tuba tubwira ko inyuma barasa ati nanjye nzana nabo. Ariko utwe turimo turashaka gutaha abo bagataha babandi batahaga kera mu mabisi menshi. Yego. Undi akavuga ati twe baraduteye iwacu barasa papa wanjye mukuru wanjye baramwica ati nanjye urabona aho bankubise ikintu ndiruka ndahunga. Abantu bahunze ibintu bimwe. Yego. Abandi nabo bakavuga bati twarebye abantu twari duturanye bose bagiye twumva tutasigara natwe turiyizira. Ubundi guhunga buri ubarije umuntu buri muntu akakubwira uko yahunze. Yego. Nibwo umenya icyaba. Aha rero iyo harimo guhunga ntabwo umuntu afata umwanya wo kumva amakuru. Icya kabiri nta nubwo nukubwira ntabwo akubwiza ukuri abenshi baba babeshyana. Yego. Nicyo cyabaye rero abaturage ariko ntakubeshye nk'igikundi cya mbere abo bantu nyakubahwa perezida w'u Burundi wakiriye. Abenshi bahunze Wazalendo yarashe mu mujyi irararika. Noneho ikabwira abaturage iti mufate ibintu duhungane. Abandi batise turajya he tuzimugiye atararikura mu kanwa bakarasa. Yego. Ubwo abaturage baraho bakona ibyo nabo bakiruka. Impamvu navuga ngo ingabo z'u Burundi zagize ibyago. Niyo umuntu areba intambara yo muri Kongo barano ukuntu abakongomani baba bifotoye intambara yabo baba bayivuga bya bindi. Mubona abarundi mu masosyo ntabwo bagaragara. Ubundi Burundi n'abasirikare beza bo kurwana ariko bagize ibyago. Yego. Babamwikesheje umusazi. Kandi baravuga ati mwihishe. Ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu kwezi kwa Kangahera aganira na BBC yavuze ko ifatwa ry'ibisagara ritobazwa ingabo z'u Burundi. Nyine icyo avuga barakivuga nk'umukuru w'igihugu ndabyumva. Ariko iyi ntambara yaba ari abarundi bayirwanaga bonyine bagategura intambara yabo bakiga strategy y'intambara bakiga uko barwanira mu mujyi no mu biturage no mu misozi. Intambara ibikomeye kurenza uko imeze ubu ariko abarundi baritwa ngo biteguye kurwana. Nibyo ntibatega mbuji uri kumwe na Wazalendo ntabwo byashira umunota ibiri yikanga inyona karasa. Ubwo yarashe rero uwo wari wateze amenya kuri hafi. Yego. Aba barundi bagize ibyago byo kurwana bari kumwe na Wazalendo sinkubeshye. Abasirikare bisanzwe urumva mutekereze muri mu ntambara mwari muzi mugiye gutega umwanzi wanyu urimo kubanuka misozi ngo murwane. Najya kumva mukumva hasi amasasu aravuga ubwo bakabaza bataye masasu niki bakabati cyangwa bati ni Wazalendo irwana na FARDC batreka murebe niba atari mu Ventura yatwiririye. Ubwo wari bashyize imbaraga mu kurwana misozi atangiye kukwibaza kirimo kuba mu mujyi. Abarundi bagize ibyago pe. Yego. Bagize ibyago kandi kwirobanura na Wazalendo wibuka ko bidakunda. Uribuka umuwazalendo wabareze kuri minisitiri w'umutekano cyangwa w'ingabo? Minisitiri w'ingabo Mwadiam Vita ejo nabonye yanasuye agace ka Tanganyika muri Karemi ubanza ariho yari yagiye kugira ngo agenzure uko ibikorwa by'ingabo biri gukorwa ku butaka no mu mazi. Urumva ibyo baramurereba bati twe dushaka kurwana abarundi bakatuza. Nyine ibyo bintu bijyana twe na wa musirikare wari umuvugizi cyangwa n'ubaracyari nuko cyo kuvuga ntacyo gifite ntuzi. Kayiko Njike Gio nawe yaravuze ati minova gutsindwa ntabwo twari bwashobore ntabwo twatsindira ntambara dufite Wazalendo batazi kuba amategeko ya gisirikare batazi tekinike za gisirikare. Ariko ibyo yaje kuvuga ko mwamubeshyeye. Oya yarabivuze ahubwo nyuma arishubira ati babyumvise nabi. Yavuze ko mwamubeshyeye ndabyibuka yasubije Marshal anavuga ati reka Wazalendo n'abakunzi b'igihugu kandi na perezida wabo ejo bundi yabisubiyemo. Nyine kuba bakunda igihugu ariko barangiza akazi. Ubu se kuba wowe Romeo ntakunda igihugu
Rume baragikora. none se uba babwiye ngo hari ibandi ririmo gutera abantu ibyuma Nyabugogo niwe utabara cyangwa hamagara polisi? Ashobora kwiga tekinike za mbere zo kwirwanaho mu gihe polisi itarahagera, kuko polisi ntabwo iri kuri santimetero iyo ari yo yose. ubwo uzi tekinike zo kwirwanaho bamuteye yaba afite ni ugukinga inzugi agakomeza, niba mu rugo mu nzu imbere afitemo nk'ingunguru ni ukuyikubita kugira ngo abaturanyi bavuge batepfuka induru irota. Uwo muntu rero ntabwo ari umuntu uri muri tekinike y'intambara, ni muri tekinike yo kwihisha. Ni tekinike rega, ushobora kwihisha umuntu ukamutega mbushe. Iyo tekinike rero ntabwo wayikoresha uri umusirikare muzima. Ikintu mugomba kumenya n'abarundi bacyumva, abasirikare babo bagize ibyago byo kurwana bari kumwe n'abazarendo. Urabona nubwo birukanka nta musirikare wavuga ngo yirutse kabuno mpamaguru yabashyira mu bwinshi tuno mpamaguru, ntabwo abasirikare babikoresha, ariko urebye uko bavudutse ntabwo bashobora kurwana. Ni nko kuvuga ngo umubyeyi yihisha afite uruhinja rurira byanze. Nicyo none iyi ntsinzwi bayegeke kuri wazarendo se? Iyi ntsinzwi bayegeke kuri Tshisekedi wafashe abasivili b'abasazi, abanywa rumogi, ibyihebe, ibihararumbu, b'abantu bose za leta zose ziba zarubakiye ibigo byo gufungiramo ko bibangamiye rubanda, kabiha imbunda ngo bize birwanirire igihugu. Nta kindi. Noneho n'uwo batumiye muri ibyo birori mubone ko emusa ari umusazi, yego, akabutaha yambaye akeye, ari we Burundi. ubu ngubu ninde ufite uwo Uvira rero? Uvira kugeza ubu urabona M23 ntiragaragara mu mujyi rwagati ngo ikoresha inama kwa kundi, ariko Uvira mu by'ukuri M23 irayifite ariko tekinike yakoresheje cyangwa system irimo ikoresha kandi wanavuga ngo ni nziza, ko abantu bararwanira kwibohora, ntabwo barwanira kwicanyira ngo ahari niba ntibeshye. Icya kabiri, ntabwo barashaka gutsinda intambara batapfushije abantu babo benshi, baba abasivili n'abasirikare. Ari nayo mpamvu barimo guhagarara ku nkengero, abaturage bakababona muri karitsiye ziri ku ruhande ariko batarinjira muri ville rwagati, kandi ntibatakire imipaka, yego, kugira ngo umuntu uri aho ushaka guhunga abanza agende. Barasa nkaho bafite Uvira ariko barasa nkaho basize mu mwanya wo kugira ngo ingabo zihunge. Yego. Icya mbere harimo ibintu bibiri, harimo gutinya ko barwana imbona nkubone hagati mu mujyi, byatuma bapfusha abasirikare benshi. Ntekereza ko nta mukomanda w'ingabo wifuza gupfusha. Icya kabiri, ntabwo wavuga ngo nturi bupfushe watatse abantu bari mu ntambara kandi bashaka nabo barwanira kubaho, kuko nubafata nawe urabagirira nabi cyangwa urabica nubarasa, byanga bikuntu nawe baguhitana. Ariko barasa nkaho barimo gusigamo akanya ngo abantu bahunge. Icya kabiri, baranga kwataka umujyi ngo habere imirwano myinshi, kuko bageze muri uyu mujyi bagasanga umeze nka Sange, abaturage bagiye, yego, Ruvungi, ngo abaturage batangiye kugarukamo, byaba ari bibi. Rero barasa nkaho bagira ngo abaturage be kwiruka, yego, abaturage be kwiruka basigare babashe kubana nabo. Ikindi kintu kirimo hano gikomeye muri M23 iyo yafashe imfungwa, icya mbere nk'abantu bashaka kwigaragaza neza mu ruhando mpuzamahanga no muri za Croix Rouge na za Loni bya bindi, nuko bagomba gufata neza imfungwa. Yego. Kuzifata neza ni iki rero? Ni ukuzivuza. Byanga bikunda nabo bafite abasirikare babo bakomeretse muri iyi ntambara, ntabwo n'abapfuye ntabwo babura. Abapfuye bo ntacyo kuba. Allo? Kanongere mushake. Muza nzira ziranze. Kanongere ngerageze kumushaka. Mufatisha. Gusa igihari cyo numvise nabonye mu masaha y'ijoro n'ubundi, nuko abarwanyi b'uyu mutwe bagaragaye mu nkengero z'uyu mujyi wa Uvira. Yego. Kandi ko bavugaga ko bagiye kuwugeramo mu masaha make ari imbere. Yego, nabonaga na Edouard Bizimana, minisitiri w'ingabo z'u Burundi, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, avuga ko watatse Uvira. Skove, twari tugarutse gato ihuza nzira ryari ryanze. Yego, nari mvuze buri kintu gikomeye ku gufata imfungwa. Yego.
intambara irasa nkaho irimo kwanga kwataka aho yatsinze ako kanya kugira ngo abarundi batware abantu babo bapfuye yego batware inkomere zabo hatagira n'amateka bafata kubera ko bari abantu bapfuye b'abarundi niba bafata bagomba gushaka kuruwa ruje yo kubashyingura cyangwa yo gusaba uko babacyura yego ibyo ni ibintu bibakonsoma kandi bafite ibibazo bari mu abakomeretse bagomba kubavuza kugira ngo babe abasirikare beza ikibone ko umuntu bafashe bakomeza kumuha icyitwa human right nibyo human right uburenganzira bwa muntu ni sawa abo bafashe batakomeretse badafite n'ikibazo bakeneye kugaburirwa ibyo byose rero ni bibakonsoma ubwo rero basa nkaho batataka ngo bafate ako kanya batekereze ko ari ugusigamo ako kantu kugira ngo umuntu abanze atware ibye byose bavuye cyane b'abanyamahanga nk'aba b'abarundi wenda b'abakongomani bo nabo babona umwanya wo guhunga wenda bajya ahandi za nuza ubwo ni mu bice bya za Karemina za Baraka niwo wenda uyu mutwe utaragira cyangwa se ushobora kuba utanafite gahunda ihajya barimo barajya Karemina Baraka urumva iyo ni mubwira ntekereza ko ariyo mpamvu tutabashije natwe ubwacu kubona bari mu mujyi hanyuma ikigendanye no mu misozi miremire ubwo y'iminembwe ho bihagaze bite kuko naho hari ingabo z'abarundi nazo zahagose ibintu byo mu minembwe byo byabaye ibintu bindi aho abasirikare b'abadede bose banyiramanuka kugira ngo bambukane n'abantu abasirikare ko ntabwo ari abadede abasirikare ni FNDB ndimo ndakubwira kuko abaturage babizi okay abadede bose baje banyiramanuka irya misozi yose barayihunda baramanuka bagiye bokabuka nabi abase bavuye mu misozi miremire bo bari kwerekeza baramanuka n'ubundi barasanga bene wabo za Baraka icyo none zo ngo bari bugeye baje muri Uvira bagakora defense ntabwo byibure buriya iyo ubona Amavubi atarajya mu gikombe cy'isugira ngo ntabwo dufite bambaye imyenda yanditseho 3 na 2 ho gato uje none se bwo ari uko nta bitego dutsinda nubwo dutsindwa bike taje no kadukoreshe tubona tudatsinda se niwe byose tuba twayingagije ama defense ntibakohora barahari ubwo ni ukushusha imeze dutegereje harakeye byaga bikunda tugiye kureba tugiye gushakisha nanjye bavuga ko agomba gutabara abaturage mu Uvira ngo bamaze igihe badutabaza ngo twafashe icyemezo cyo kugenda ariko nanga we nanga ejo niko nabonye umusirikare ari umusirikare wo muri Kongo niwe namubonye urimo umutuka yamwijeje ariko nk'ubu nange yavuga ngo aratabara Uvira yarwanye urumva ni ariko ni umuyobozi w'ihuriro riri kurwana nabonye na Maître Moise Nyarugabo abwira abaturage ba Uvira ati baturage ba Uvira mugiye kubona itandukaniro mugiye kubona umutekano mu by'ukuri mugiye kubona itandukaniro hagati yaba mwari mufite muri ibyo bice ndetse n'abaje kubatabara kuri ubu ngubu iryo jambo ry'itandukaniro ubundi buri icyiza cy'abantu barwana bose bavuga ko barengera abaturage hari igihe biha amahirwe abaturage kubera iki M23 ihagera ishaka kwigira marayika murinzi na leta buri ikintu yabuze uburyo bwo gukora bwikundisha abaturage noneho n'ababanyabwenge bari aho ibarengera isigaye irwanya inyeshyamba gusa idahitana umuturage uko buriya nk'abanyamurenge bavuga bati baratwica baramutse leta yaza ahubwo ikavuga iti nuhagire n'uwongera kugira umuntu akoraho bakabaha umutekano yego wari bwisange Makenga yananiwe gufata ijambo rero bivuga ko arwanira iki hanyuma ikindi Guverineri Purusi aravuga ko makuru yose abantu barimo bavuga ari ibihuha nta umujyi wa Uvira muri iki gitondo hazindutse hatuje gutuza byo haratuje wenda abaturage bashobora kuba batarabyuka ngo bajye mu kazi ariko mu kanya ngo barajyayo ubwo ariko Guverineri bivuze n'ibyo ntabwo yabeshya
ariko nanone hakaba irindi tangazo rihuriweho. Ngewe sinjya mvuguruza umuyobozi. Ntujya uvuguruza umuyobozi. Wenda ndavuga nti uko yavuze nuko ariko dore ibindi ndeba ariko sinfa kuba yabeshya babeshya tese.